ndabasohoje nitwa Christine. Hari hashize igihe ntakora live show mu Kinyarwanda, ariko uyu munsi ndashimira Imana yanshoje. So reka dusenge. Haleluya. Uwiteka Mana ishobora byose, Imana yo kwiringirwa, Imana dukunda, Imana duhanze amaso, nguhaye ikaze muri iki kiganiro ngiye kugirana n'Abanyarwanda ndetse n'abandi bose bumva Ikinyarwanda. Haleluya. Uri Imana nziza, uri Imana ikomeye, tuguteze amatwi, ngwino ugire ikitubwira muri aka kanya. Mbahaye ikaze bene data, ndabasuhuje cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndizera ko muhagaze kandi muhagaze mwemye, ntihakagire ikintu na kimwe kigutwara amahoro atangwa na Kristo. Kandi amahoro niba utayafite biroroshye, injira muri Yesu Kristo. Abanyarwanda ni ngombwa yuko duhagarara twiteguye. Turi mu minsi ya nyuma, turi mu minsi y'imperuka, turi mu minsi tugiye kubona ukuboko kw'Imana kurusha uko twigeze tukubona kuva twabaho twaremwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Turi mu minsi Satani agiye gutsindwa n'ingabo za Yesu n'abamarayika bakorera Imana. Ndashimira Imana cyane. Ibintu biri kuba mu Rwanda birababaje, ntabwo ari ibintu bishya, ariko muri iyi minsi byarushijeho kuba bibi cyane. Nari ndi kureba aka video rwose, abasaza, abaturage b'u Rwanda bari kurira bati inzara iratwishe. Hari uwavuze yuko ngo arya kabiri mu cyumweru. Byambabaje cyane kubera ko hano iwanjye ibiryo bitubana byinshi, nirwa ndi kubimena. Birambabaje kuko nta bantu b'abakene nturanye nabo ngo mbihe. Ndagerageza ariko bikomeza kutubana byinshi kubera ko hano muri Amerika hari prosperity. Ariko amasengesho yanjye ntatana namwe. Hari uwavuga bati iriya televiziyo mwarebye n'ibihuha, ntabwo ari ukuri. Oya, si ibihuha. Amafaranga siyo tuyohereje mu Rwanda, amadolari 200 nta nubwo ashobora kumara ibyumweru 2-3. Inzara irugarije, ntabwo ari inzara isanzwe. Narabibabwiye muri message, mujye muzireba, nagiye nigisha. Narababwiye ngo rega, ngo Imana yatangiye kurwana mu Rwanda. Niyo wagenzura buri rugo, ukagenzura buri cyumba, ukagenzura buri mwobo, ntushobora kugenzura Imana, kuko ufite uburyo izagukubita kandi ukabyumva pe, kandi ugatsindwa. Ngo mwirukanye Yesu? Ushobora kwirukana Imana yaremye u Rwanda? Ntibishoboka. Dore iyo Mana mwirukanye nigiye kubakora. Kandi navugije induru ndababwira, ariko mwakwihanye igihugu mukagituramo, mukakibamo mu mahoro. Dawushana kiri niyo message nazaniye Abanyarwanda. Ariko Abanyarwanda, abategetsi baranangira kuko bafite uwo bari gukorera. Kirazira ntushaka kwica umuntu ngo ugire amahoro. Njyewe rero nagerageje kumva mentalite ziriya ngoma, nza kubona ko ubwenge bwabo bucuramye. Narababwiye ngo harimo abapfumu babwiye ngo barye inyama z'ubucurama. Urya inyama z'ubucurama nawe ugacurama. Nagerageje kumva uko mu bwonko bwabo hakora. Uzi uko mu bwonko bwabo hakora? Iyo babwiye ngo mureke kwica, barakubwira ngo buri muntu wese arica. Uzi ko burya umujura azi ko abantu bose ari abajura? Oya, ntabwo twiba. Umubeshyi azi ko abantu bose ari ababeshyi. Kumbe ni deception barimo. Iyo nzara narabibabwiye ko iza, kora ku Imana iri kurwana. Ibyo nabwiye byose bizasohora.
ibyo Imana yavuze yabikoresheje abandi bahanuzi, yewe n'ibyamagaye n'urebye. Ejo nibwo bwa mbere nabisomye ariko narumiwe pe, kuko nibyo biri kuba. Ngo inzara izaza mbere y'uko batsindwa. Abasirikare babo bazajya kurwana nta kintu kiri mu nda. Iyo nzara ituruka hehe? Ndaza kubibasomera. Biri muri Ezekiyeli 7. Uburyo bari kwica abantu, uburyo bari gutoteza abantu, uburyo bari gusahura igihugu, bagasahura imitungo, babikora nk'aho bazi ko ejo batazaba bari mu Rwanda. Bari gusahura berekeza mu bindi bihugu, mu bihugu by'Abarabu, mu bihugu by'i Burayi, ariko icyo batazi nuko niyo Mana iri i Burayi, iri mu Barabu, iri ku isi hose. Ntabwo ushobora guheza Imana mu isi yayo yiremeye. Narabibabwiye. Uzasigarana menshi, ntubona ariya miliyoni n'amabiliyoni bibye, uzasigarana menshi mbere y'uko amafunga azafite nk'ibihumbi 10 gusa bisigaye. Kuko Imana izayahuha, izohereza umuyaga wayo. Bene data, abantu benshi barishwe, abakristo benshi b'ibihumbi n'ibihumbi udashobora kubara barabamaze. Ariko icyo batazi, ntushobora kwica umwuka wera uri mu muntu. Ushobora kwica iyi jakete twambaye ari wo mubiri, ariko ubuzima nibwo butangiye. Reka dusome muri Ezekiyeli 7. Hari umuntu ari kumbwira ngo ariko we pasiteri winjira muri politike gute? Icyo kibazo nakubwira ngo uzagenda ukibaza Imana, kuko ariyo yampamagaye. Kandi nakugira inama uzagenda usome Bibiliya yawe, kuko abahanuzi, abatambyi iteka bakorana n'abami, iteka bakorana n'abapolitisiye, kandi Imana nayo ni umupolitisiye wa mbere. Si we wagiye agakuraho Farawo, ni we wagiye agacyura abana b'Isiraheli. Uwo niwe uzacyura Abanyarwanda. Kandi hari umunsi u Rwanda ruzongera rukagira amahoro, hakarangwa urukundo, hakarangwa ubumwe. Ibi iyo tubivuze bisa nk'aho ari inzozi, ariko nta kinanira Imana. Ezekiyeli 7. Ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, nawe mwana w'umuntu, uko niko umwami w'Uwiteka abwira igihugu cy'u Rwanda ati, aho ubona Isiraheli hashyire u Rwanda. Amaherezo ageze mu mpande enye z'igihugu. Amaherezo araje mu Rwanda, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru. Ntimwirwe muri kureba abantu ngo abantu baraza baturuka hehe. Imana irabagose, kuko Imana yabonye ububi bwanyu, ukuntu mwica abantu. Amafoto arafotorwa kandi afotorwa n'Imana. Imana ireba ukuntu mwirwa muri kugaragura abana bayo. Ubwo rero irababwiye ngo amaherezo araje. Ese u Rwanda ruzarwana n'isi yose? Ntabwo muzi ko na Hitler byamunaniye? Ntabwo muzi ko n'uriya mwami mubi wabaga muri Isiraheli, uriya Antiochus Epiphanes, umwami wari mubi cyane, yakwije ingabo ze, azikwiza isi yose, noneho biramuzomana, abura aho afata n'aho areka. Imana rero irabashora ikabareka mukajya muri ibyo bihugu, mukagira ngo namwe mufite network,
ariko umunsi izaza ikatamuzumirwa muzakubitirwa hagati. Abanyarwanda na network zabo no muri USA barahari, ariko ikintu cyiza cyo muri USA nuko guverinoma ntabwo yicaye irabizi, kandi umunsi izabacakira bizabirangiye. Amerika ifite uburyo bwayo iri gukora diplomasi mu Rwanda, ntukine nayo. Ntabwo ariyo yafatishije uri akayihura, ntabwo ariyo yafatishije undi muntu muri Nairobi, uretse muzareba uko Imana izakoresha Amerika. Ntabwo ushobora kubeshya abantu bafite ubwonko. Wewe wibwira ko ufite ubwonko buruse ubw'abandi. Oya, twese Imana yaturemye kimwe. Dushobora kuba turimo abaswa, ariko dushobora kuba turimo n'abahanga. Intambara ya mbere bazayitsindwa aho batangiye gushyira network zabo zose, imbaraga zizababana nkeya, babura aho bafata. Wowe Burundi, wowe Bugande, wowe DRC Congo, wowe mu bihugu bya muri Afrika, noneho ni Burayi no muri Amerika. Hari abantu babiri bamaze gushaka kwica hano muri Colorado aho ntuye. Sibanga, igipolisi kirabizi, n'amahanga yose azabimenya. Ankete ziri gukorwa. Ndababwiye ngo gushotora Amerika niko gutsindwa kw'igihugu icyo ari cyo cyose. Uzabirebe kuva Amerika yabaho ni uko bimeze. Iyo washoye intambara muri Amerika, ibyawe biba birangiye. Ubwo rero Abanyarwanda ibyo bihuha biri kuvugwa, nizere ko ari ibihuha, ariko niba ari ukuri, mumenye yuko igipolisi cyo muri Amerika ntabwo gifata ruswa, kizabacakira. FBI izabacakira, CIA izabacakira, izabirangiza byose. Ubutumwa ngufitiye wowe Munyarwanda uri muri Amerika n'ahandi mu isi yose, ntimukagire ubwoba. Niba hari umuntu bashotoye, haguruka ugende ubivuge. Hari inzego nyinshi ushobora no kugenda ukabivuga uri anonymous, kandi ushake proof. Bariya abantu icyo bakora iyo bishe buri gihe bashaka gusibanganya proof, ariko icyo batazi nuko ntushobora gusiba proof. Imana yo iri kureba. Ijambo riratubwira ngo amaso y'Imana areba byose, ari ibiri mu ijuru, ari ibiri hagati, ari ibiri ku isi, ari n'ibiri ikuzimu. Imana byose irabizi, kandi mu gihe gikwiye izabishyira ku karubanda. Banyarwanda rero muba muri Colorado no mu zindi state, nta kugira ubwoba. Dore igituma bafashe u Rwanda nuko baje bakoresha ikiboko, bakoresha imbunda, nuvuga ndakwica. Ubwoba butsindwa no gushirika ubwoba. Ugomba guhaguruka ukabega exposa. Daimoni ikorera mu mwijima, iyo yishyize ku rumuri ihita yiruka, kuko itirutse bahita bayicakira. Izo network rwose zihawe warning. Ntabwo Imana izakunda ko zikora hano. Abanyarwanda aho muri hose mube maso, kandi ibyo mwumvise, ibyo mubonye, mubiriporutinge. Mwirinde ziriya diaspora zabo, mwirinde ziriya diaspora. Iki ni igihe cyo kuguma iwawe ukarya ibyawe kugeza intambara Imana irangije igakura Satani wiyimitse mu Rwanda. Ntabwo. Niba uba muri Amerika, menya ko ufite uburenganzira nawe bwo kugura imbunda. Menya yuko ufite uburenganzira bwo kugira kamera, ibintu byose ukabirikodinga, ku buryo nuzaza kuguhungabanya iwawe, kamera zawe zizamufata. Ntugire ubwoba, ugenda ubivuge. Uzi yuko iyo wagiye ukanabivuga, igipolisi kiguha protection. Bakora patrole muri karitsiye utuyemo, bakora patrole aho usengera, bakora patrole aho ukora. Hariho n'igihe batagomba kuza kuko bafite za kamera ziba ziri kureba muri za neighborhood, ibintu byose bakabirebera aho bari. Reka nkubwire, hariho igihe nigeze kujya kuvuga ubutumwa ahantu, noneho haza umuntu w'umusazi, aho duhurira downtown muri za street,
ngewe ngira ngo ni n'ibintu by'ibikino, ariko abapolisi uwo muntu amaze kuhagera nka nyuma y'iminota 2 max bari bahageze. Ndavuga abapolisi bageze aha gute? Umugabo wanjye arambwira se ntabwo uzi yuko mu biro aho bicaye bafite za kamera ziri kureba. Ubwo rero aho kugira ngo bakwice ucecetse wagenda ukabivuga ntimugatinye. Ubwoba mu izina rya Yesu turabwirukanye mu bwoko bw'abanyarwanda. Bwoba genda, bwoba ugume mu banzi, ariko ntuzaguma mu banyarwanda bakenyeye ukuri, mu banyarwanda baharanira urumuri gutsinda, mu banyarwanda bafite urukundo nyarwo. Uzi yuko bari abantu bishe igihugu bakica abanyarwanda. Abanyarwanda aho bari ntibakizerana, abanyarwanda aho bakiri bafite ubwoba, abanyarwanda mu gihugu no mu mbere bararyana, nta rukundo rubamo. Oya oya, mwitandukanye n'imbaraga z'ikuzimu, mwitandukanye n'imbaraga zibabwira ngo mugende muneke. Imana iravuze ngo vuga kuneka. Kuneka uzi ko ari icyaha kikujugunya mu muriro. Kuneka ni icyaha kibi, niyo ntwaro bakoresha ngo genda uneke. Ese wowe urajya kuneka, uza abamarayika bari kukuneka bafite tekinoloji irusi yawe. Urajya kuneka, uraneka kurusha Imana. Imana ifite information zose. Nibyo wakora uri muri banka underground, Imana irabizi. Ngo mugiye kuneka, erega bakaza bakinjira mu nzu yawe, bakaza nk'abajura, bakaza bububa, kamera zawe zikabafata. Ejo bakaba bashyizwe ku karubanda kandi polisi izabafata mu gihe gikwiye. Mu Cyongereza bagira saying ivuga ngo mind your own business. Mind your own business. None ukuntu mentality yabikora wababwira uti nyaboneka ntimukice ngo abantu bose barice, nyaboneka ntimukaneke ngo yango abantu bose ngo baraneka. Ese mwari muzi ko kuneka ari international criminal international serious crime? Abantu babirimo bose bazabiryozwa. Reka dukomeze muri Ezekiyeli. Amaherezo ageze mu mpande enye z'igihugu cy'u Rwanda, ageze mu mpande zose z'igihugu. Noneho amaherezo akugezeho. Ezekiyeli 7:3. Ngiye kuguteza uburakari bwanjye. Uwiteka ati ngiye kuguteza uburakari bwanjye, ngucire urubanza ruhwanye n'imigenzereze yawe, kandi nzakugaruraho ibizira byawe byose. Imigenzereze yawe ni iyi: kwica wihishe, ukagenda ukajugunya muri Nyungwe. None ngo abantu muri Nyungwe barateye, nibyo noneho na guverinoma yarabyemeye. Hariho igihe Imana yigeze kuzirambwira ngo muri Nyungwe sinshaka kuzahabaha victory. Ntikubera iki? Ngo kubera ko bishe abantu banjye bakagenda bakabahambaye. Abo bantu mwagiye guhambaye barabategereje bari kumwe. Iyo wishe umuntu ntabwo birangiye, ahubwo uramuride kukurwanya. Ese niba kwica byari igisubizo, kuki amahoro mugenda muyabura bikaba bigeze ahubwo abo bantu ngo bafane bakomeye? Uyu munsi uraraha, ejo ukajya kurara hariya, babazimu babo mwishe bari kubahiga. Ikintu rero mutazi ni uko bazabahiga si mu Rwanda gusa, bazabahiga aho muzajya hose. Ibyo bihugu by'Abarabu mwagiye kubakamo, ubutaka buzabaruka. Imana izakoresha abo mwishe, izakoresha ubutaka bwanyweye amaraso, izakoresha ibintu byose na inert object zizaza zibarwanya. Ijisho ryanjye ntirizakureba neza, ijisho ryanjye ntirizakurebana impuhwe,
kandi sinzakugirira ibambe, ahubwo nzakugaruraho ibihwanye n'imigenzereze yawe. Haleluya! Uko niko umwami Uwiteka avuga. Iyo mwicaga abapasiteri, iyo mubica se, Imana ntiri kureba. Iyo muri kwica ubwoko bwayo ntiri kureba. Iyo muri gufunga eglise se, Imana ntiri kubireba. None bandi babateye bati mbega ninde ubayoboye? Bati umwami Yesu. Yewe birasekeje. Kunabonye se hari utuntu udusore duto abana bakeya batageze no kuri 20, abo nibo bazafata igihugu. Niba koko umwami Yesu ari ubayoboye, niyo baba ari 5 bagifata, kuko Yesu ntatsindwa. Yesu mwirukanye, mugatoteza, mukimika ibigirwamana, mukimika baraguza. Imana igiye kubereka yuko iki? Imana igiye kubereka yuko ari njyewe Uwiteka. Nusoma muri Ezekiel 7, hari ijambo Imana ikomeje kuvuga over and over. Iryo jambo ni bazamenya ko ari njyewe Uwiteka. Uko niko umwami Uwiteka avuga ati ikibi kimwe gusa dore kiraje. Evil is coming. Ibihe bikomeye biraje. Kabone nubwo waba ufite imbunda wakuye muri Russia, wakuye muri Amerika, wakuye hehe, ntabwo imbunda zizagukiza Imana warwanyije, Imana wanenze, ugatuka, wica ikiremwa cyayo. Ntibishoboka. Umuhinzi ntashobora kugenda ngo atere indabyo, atere imyaka ye, wowe uturuke out of nowhere nguraje nguraranduye imyaka, nguraje ngusenye ibyo yubatse, za ndabyo uzitemagure. Nubikora uwo muhinzi azaza muzabonana. Ibyo rero nibyo uri gukora iyo wica abana b'u Rwanda. Abana b'u Rwanda ni ab'Imana, ntabwo ari abawe ngo ufunge imipaka ngo ubabwire ngo nobody will go anywhere. Bene Kanyarwanda aho muri hose, nimuhaguruke muvuge, nimuhaguruke mugire imbaraga, nimuhaguruke. Uzavuga ntibazamwica, ariko uzaceceka bazamurangiza. Iherezo rirageze, amaherezo araje. Biragukangukiye, dore biragusohoreye. Igihano cyawe kikugezeho, wa muturage wo mu gihugu we. Igihe kirasohoye, umunsi uri hafi, umunsi w'imivurugano, mu munsi w'imyivumbagatanyo mu misozi, si uwo kuvuzwaho impundu. Uwo munsi uraje. Mana wibuka abawe, Mana wibuka abafite imitima yitandukanije nabyo, Mana wibuka abagowe, Mana wibuka abo basenyeye amazu, Mana wibuka abo barandurira imyaka, Mana wibuka babandi birwa babujije uburyo bakica bakabagaraguza agati. Mana wibuke babandi badafite mituweli, babandi bajya kwivuza bameze nk'abagiye gupfa kandi bagera bakabaka amafaranga akayabo. Wibuke babandi bihishe mu myobo no mu buvumo mu mpande zose z'isi. Mana wibuke babandi bagize imfubyi bakagera bapfakazi. Mana ubibuke. Imana ikongera ngo ndabikora. Umurongo wa 8, noneho ngiye kugusukaho umujinya wanjye. Biragukangukiye, dore biragusohoreye. Ngiye kugusukaho umujinya wanjye,
ngusohorezeho uburakari bwanjye kandi ngucire urubanza ruhwanye n'imigenzereze yawe, nkugarureho ibihwanye n'ibizira byawe byose. Ijisho ryanjye ntirizakureba neza, kandi sinzakugirira impuhwe, kandi sinzakugirira ibambe, ahubwo nzakugaruraho ibihwanye n'imigenzereze yawe, kandi ibizira byawe bizakubonekaho. Muzamenya yuko ari njyewe Uwiteka Imana twababwiye, tukababwiza umuntu, tukababwiza amagambo, mugiye kuyibona mu bikorwa, mugiye kuyibona mu bikorwa. Ariko nubwo amazi yarenze inkombe, Imana iteze amaboko ivuga ngo mwihane, mwihane. Abihana mukihana, mukihana, mukitandukanya n'ababi, Imana ntabwo yareka kubagira impuhwe nubwo mwaca mu bigoye bikomeye. Ijisho ryanjye ntirizakureba neza. Muzamenya yuko Uwiteka ari njyewe Imana ihana. Dore wa munsi nguyu uraje, igihano cyawe kirasohoye, inkoni iragushibukiye, ubwibone bukumezeho, ubwibone. Ngaho u Rwanda mu makuru, nitwe twa mbere dukora telefone ya smartphone muri Afrika, nitwe ba mbere dukoze imodoka, nitwe ba mbere dukoze indege, nitwe ba mbere, nitwe ba mbere, nitwe ba mbere, nitwe ba mbere. Ngo ubwibone bwabo bwagushibukiyeho bigiye kukurangirana. Dore umunsi nguyu uraje, inkoni ihana iraje, ntawe uzasigara muri bo, mu nteko zabo nta n'umwe uzasigara, habe n'icyubahiro cyabo. Umurongo wa 11. Hari iminsi igiye kuza, viza zo muri Amerika muzazibura, viza zo kujya i Burayi muzazibura. Hari iminsi igiye kuza, iyo minsi izasohora mwene data. Diaspora zo mu Rwanda, muri aya mahanga, bazazifunga. Rwanda Day zizazimangana. Hari umunsi uzaza amahanga azabasekura. Niyo mwagira isi yose, mukagira abazungu b'abarobiste mwirwa muri kubeshya bakaza bakabakora lobbying, niyo mwabikora ntabwo bizabakiza umujinya w'Uwiteka. Bizabaho, bizasohora. Iko ijambo rivuga. Igihe kirasohoye, ntawe uzasigara muri bo, mu nteko zabo no mu butunzi bwabo nta kizahasigara, habe n'icyubahiro cyabo. Ntimugire ngo ibindi kubihimba, genda ubisome muri Ezekiyeli 7. Igihe kirasohoye, umurongo wa 12. Umunsi ugeze hafi, umuguzi ye kwishima, n'ugurwa we yere kuganya, kuko umujinya ugeze ku nteko zabo zose. Kuko ugurwaho atazasubira ku byaguzwe naho byaba bikiri aho, kuko iyerekwa ryerekeye ku nteko zaho zose ritazahinduka ukundi, kandi ntawe uzikomeza ari mu bibi,
kandi akiriho. Impanda zirabahuruje, ibintu byose barabiringaniza, ariko nta n'umwe wagiye mu ntambara, kuko uburakari bwanjye buri ku nteko zaho zose. Icyo bivuze, intambara no kurwana n'Imana ninde wayitsinda. Umurongo wa 15 kugeza kuri 19. Hanze hari inkota, kandi imbere hari icyorezo n'inzara. Uri mu gasozi azicishwa inkota, nawe uri mu murwa azatsembwaho n'inzara n'icyorezo. Ariko abacitse ku icumu bazahungira mu misozi bameze nk'inuma zo mu bikombe. Bose bazaba baganya umuntu wese aborozwa n'ibibi bye. 17. Amaboko yose azatentebuka, n'intege zose zizacika zibe nk'amazi. Kandi bazakenyera ibigunira ibiteye ubwoba bibatwikira. Ubwoba buzabatwikira, nibwo buzaba ibiringiti. Bakenyera ibigunira, bose bazagira ipfunwe mu maso, isoni zizabakora, batsinzwe n'abantu bose bazi bishe, babyibutse isoni zizabakora. Kandi no ku mitwe yabo bose hazaba habaye inkomborero. 19. Bazajugunya ifeza yabo mu nzira. Sibyo nababwiraga, ya mafaranga bizeye, ya mafaranga bavuga ngo twarasahuye, ariko barasahuye. Ariko se uko bagenda bayasahura siko barushaho kugira icyaka n'inzara. Bazajugunya ifeza yabo mu nzira, n'izahabu yabo izababera nk'ikintu cyanduye. Ifeza yabo n'izahabu yabo ntabwo bizabashobora kubarokora ku minsi y'uburakari bw'Uwiteka. Ntabwo bizahaza ubugingo bwabo, habe n'amara yabo, kuko byababereye igisitaza cyo kubagusha mu byaha. Umururumba, gushaka kwikubira, kubaka kandi kazu, dore ibyo nibyo bigiye kubakoraho. Kumena amaraso, kwica ubwoko bw'Imana. Kabone niyo yaba ari umuntu mubi, wowe uramwica, waramuremye, uramubuza ubugingo, waramuremye. Ibyo mwakoze bizabakorerwa inshuro 1000 zirenga. 23. Tegura iminyururu, kuko igihugu cyuzuwemo n'ubwicanyi, n'umurwa ukaba wuzuyemo urugomo. Uwiteka ati, 24. Nicyo gituma ngiye kuzana abo mu banyamahanga barushije abandi kuba babi, bakigarurira amazu yabo, kandi nzatuma ubwibone bw'abakomeye babo bushiraho, n'ubuturo bwabo bwera buzazirurwa. Kurimbuka kuraje, kandi bazashaka amahoro, ariko ntibazayabona, kuko ntibatanga amahoro. Birababaje cyane, ujye nko kuri Google ugatayipingamo gitifu, shyiramo gitifu, ngo gitifu kanaka wafunzwe, gitifu wahariya wafunzwe, gitifu. Icyo bazi ni ugufunga, kwica, no torturing people. Gufunga no gufunga. Mbega ishyano u Rwanda rwagushije. Iriya ngoma ni umwaku wagwiriye u Rwanda. Ariko nubwo hari byinshi twagenda tukavuga, bene data,
ngende hano kubategurira ibihe bigiye kuza. Hazabaho ibihe byiza. Izo nkoramaraso Imana imaze kuzikura no kuzirimbura, kuzikura ku butaka bwayo, atari mu Rwanda gusa ahubwo ku isi hose, hazabaho ibihe byiza. Ntabwo nzi neza itariki Yesu azaziraho, ariko turi mu minsi ya nyuma. Bakristo bari mu Rwanda, ndabizi yuko muri kuba mu Byahishuwe 13:14, amasengesho yanjye abana namwe buri munsi. Kandi abantu hano muri Amerika benshi bari gusengera u Rwanda. Nawe unyumva undebe, jufata iminota 15 mu gitondo, ugende wifungirane mu cyumba uririre Imana usengera u Rwanda. Saa 4, saa 6, saa 9, saa 12 na nijoro, wongere ugende uririre Imana. Ndakubwiye ngo amasengesho yacu azihutisha ibintu, kuko Imana deja iri mu Rwanda. Imana iri gukora ibyahanuwe n'abahanuzi tubona ngubu bizasohora. Yewe nuriya Magayane njye sinajyaga mwemera, ariko ejo nsomye ibye navuze nti wow, wongere ugende ubirebe. Ishyano rizasimburwa n'irindi, n'inkuru mbi ikurikiwe n'iyindi mbi. Ibi si byo dushaka, ariko ndi kubasomera ibyanditswe. Kandi bazashakira iyerekwa ku muhanuzi, ariko umutambyi n'umuhanuzi bazabura itegeko, n'abakuru babura inama. Kubera iki? Kuko abapasiteri nyabo barabishe. Abo bashakaga ko abavuga ukuri bose barabacubishe, bose barabica, barabamara, abandi bahitamo kwicecekera. None rero icyo usigaraye ni abahanuzi b'ibinyoma. Ibinyoma nibyo ushaka kumva, ibiri feke nibyo ushaka kumva. Bazababwira ibiri feke kugeza biri murimbutse. Kuko utazi ukuri urarimbuka. Kumenya ukuri ni ibyangombwa. Muti tubigenze gute? Mbe munyarwanda ihane, mutegetsi ahuri ihane. Uzuvuga uti twarishe, kandi abicanyi mubahagarike, munabatange bashyikirizwe amategeko, International Criminal Court. Ntabwo bamfite bwo kuvuga ukuri. Imana izandinda, Imana irandinze. Ariko mushyire ibintu ku murongo. Put your house in order, because God is already at work to bring justice, to bring truth, to bring righteousness, to bring true reconciliation. Umwami azaboroga, n'ibikomangoma bizaboroga, bizuzurwamo amaganya, kandi amaboko y'abantu bo mu gihugu azadagadwa. Nzabagenza nk'uko imigenzereze yabo imeze, mbacire urubanza rubakwiriye. Dushoreje muri Ezekiyeli 7 umurongo wa nyuma, ngo bazamenya yuko ari jyewe Uwiteka, ari jyewe Uwiteka. Aya ni amagambo akomeye, ariko nabasomeye ibyanditswe, kandi nabahanuriye ibyanditswe n'iby'Imana yavuze deja. Wagira ngo ya makuru kera bajyaga bavuga ngo umwami Kanjogera umwamikazi yabyukaga rwose ashaka kwica akica. Ngira ngo nibyo bakomeje, ngira ngo nibyo bakoze, ibyo bakorera mu bwiru, ibyo birirwa bavuga, ibyo birirwa bakora. Imana iri kubareba, kandi n'igipolisi cyaho dutuye kirabazi, kiri kubireba. Banyarwanda nimuhaguruke, nimuhaguruke. Reka turwane intambara yo kwizera y'amasengesho no guproclaiminga ukuri and justice for all. Dufunga, mwibuke yuko abo barobiste, abo bazungu mwirwa muri kubeshya, abo barabumwizeye, mu bihe bikomeye bigiye kuza ntabwo bazabakiza. Ya Mana mwirukanye mugiye kuyibona.
mana dusoza, ndagusabye ngo urinde ubwoko bwawe, ndagusabye ngo ugire impuhwe, ndagusabye mwami ngo ikikuri ku mutima gisohore, ubwami bwawe buze. Ndagusabye mwami ngo ukomeze abanyarwanda, ubambike gushirika ubwoba, ubambike imbaraga z'ukuri, ubarenganure. Umuntu wese warenganijwe uramuzi, kuva mu mwaka w'1990 especially kugeza ubu Mana urabizi. Tugenderere, barenganure mu izina rya Yesu. Mbasezeho mugire imbaraga kandi mugire kwizera. Imana ibagirire neza. Bye bye.